Story time guys, nakundanye n'umuhungu, turakundana cyane, turakundana ankunda ariko atajya mvugisha kuri telefone nyine. Aha yarambwiye ngo sinkazajya muhamagara ngo njye mwandikira message, nkamwandikira message. Umuhungu akazajya azakamvugisha nk'icyumweru kimwe. Yari umukire afite amafaranga, ibibazo byose twagiranaga kuri abantu baba bakundana nyine bakaba bagirana ibibazo, yumvaga ko biri bukemurwe n'amafaranga. Nagira ikibazo namurakara, mubwira kuki utamvugishije, kuki utakoze ibi, kuki utakoze ibi, akaba mpaye amafaranga. Ntago ari uko nakundaga amafaranga pe, ariko we yumvaga ko ibintu byose biri bukemurwe n'amafaranga. Navuga akampa amafaranga akahita ambwira ngo mba ndi mu kazi kenshi baby, ibiki n'ibiki, ntukandakare, ntukumve ko nkwanga ibintu. Umujama turakundana cyane, nkagenda mwiyumvamo, yankorera ibyo nkavuga ati buriya nuko nyine umugabo aba akunda gukora. Nkavuga ati aho kugira ngo abe ari umugabo ujya mu kabari cyane, mu bure yagiye mu kabari yaba ari mu kazi, ntacyo tukaburana ari mu kazi. Umugabo bigenda gutyo, iminsi iricuma, amezi aricuma, akaba yagenda akamara ukwezi, guys, ukwezi atamvugishije. Nkamwandikira, nkamuhamagara, akambwira ngo ndi busy, ndaza kuvugisha iki n'iki. Yabona narakaye cyane akaba araje, tukaba duteguye trip ya hato na hato, tukaba turagiye tumaranye icyumweru, icyo cyumweru cyarangira nkaba ndamubuze. Guys, rero nyuma naje gusa kumenya, nkora iperereza nyine ibintu byose, nyine ndamenya amakuru ye, nsanga ni umugabo wubatse, ufite umugore n'abana 2. Nta kintu yabimbwiyeho, ntacyo avuga, ambwira ukuntu ankunda, ukuntu tuzabana, ukuntu ibintu nk'ibyo. So ibintu biri, twari tumaranye imyaka 5 tubanye muri ubwo buzima, ko twakundanye mfite imyaka 22 paka ngira imyaka 27 tubanye muri ubwo buzima. Anyihera amafaranga, atashobora gukemura amakosa ye, adashobora kumva ko yakoze ikosa, nyine muri ubwo buzima imyaka 5 iruzura. So ubwo rero birangije naje gukundana n'undi mujama. Gazara ukuntu umuntu avukana umwaku mu bintu by'urukundo. Nza gukundana n'undi mujama rero, turakundana ariko ntamwizeye kubera wa wundi twakundanye. Ntamwizeye, muhoza kuri pressure bikamubabaza. Nanjye ngera mbona ndi kumubangamira, ndabigabanya. Mbonye ndi kumubangamira, turakunda, ndamubabarira nyine, ndabireka, ndabyirengagiza, ndavuga ati kanige kumukunda, n'ubundi ntago namuhora amakosa y'abandi. Umujama akampromisinga heaven on earth, akampromisinga isi n'ijuru, akanyereka ibikorwa bye, akambwira ko ari kubaka inzu ye nirangira tuzabana iki n'iki. Iyo nzu yarazaga cyakoze akanyereka amafoto y'ahantu igeze, ukuntu imeze. Yari afite imodoka, ahora anyigisha imodoka buri uko mvuye mu kazi, akaza kuntwara, akanyigisha gutwara ibintu nk'ibyo nyine. Nkabona ewana, nkabona noneho ko biri, nabonye umusore tuzabana. Umuhungu ibintu biragiye bikomeje uko nguko, ariko akaba ari wa muntu mbwira ngo tugende iwabo. Nyine nge numvaga nkuze pe, mbwira ngo tugende iwanyu tumenyane n'ababyeyi bawe bamenye, reka mvugishe mama kuri telefone, reka nkora iki. Akambwira ngo hoya, ngo ntago igihe kiragera, ngo kandi ngo mama ngo wapi, ngo ndashaka ko bizamutunga. Nyine akambwira ukuntu nawe yakundanye n'abakobwa, akamudisappointinga benshi, adashaka kuhita nyerekana nyine akampa excuse nyine, kubera ko nawe naratangiye kumukunda, nkabyumva ibintu byose ambwiye, nkabyumva nkabyihorera. Umujama inzu ye iza kugeraho irarangira. Ho rero niho habereye ikibazo. Inzu imaze kurangira, naramubwiye ati aho kugira ngo akomeze akodesha inzu z'abandi, ntagende ajye kuba kumwe nyine, bataba barasiga amarange neza, ibintu byose babirangije. Ntagende ajye kuba ayibayemo, noneho amafaranga yakaba yishyura iyindi nzu, niyo azajya akoresha ibintu bya finissage iki n'iki.
umujama mugira inama, ndamwinginga, umujama arananira arambwira ati wapi iranze arashaka kuyijyamo ari nshyashya irangiye iki n'iki ambwira se tugiye kumwe nyine uba uri umukobwa wumva nyine nimba umuntu agufiteho izi plani zose ko wamenya ibintu bye nta kibazo. ambwira se tujye reka tuzaba tujyayo buretse wowe ihangane. ubwo ngubwo rero ngeraho ndanabyihorera kubera ko nakundaga kubimubwira nkabona nyine birimo birateza ikibazo, birimo birateza impagarara muri relationship yanjye nawe, birimo biratuma dushwana cyane. ubwo rero dutangira gupanga ibintu byo kubana kuko twari tumaranye igihe kandi igihe nari ndi kubona ndimo ndakura cyane. dutangira gupanga ibintu byo kubana, dutangira ku murenge, dutangira nyine gusetinga amadeti n'ibiki. hama ndamubwira ati rero ntabwo ibintu byose twabikora iwanyu bataramenya bataragira iki. arambwira ngo nta kibazo, ngo reka tuzabanze tujye mu murenge, ngo nta kibazo, ngo mu rugo ibiki. ndamubwira ati reka noneho nkaba mfite umumarene wanjye, ibintu byose tubipanga, ibintu byose tubiganira. arambwira ati aya makosa ntuzayakore. umurenge n'ubundi ababyeyi banyu bagomba kuzamo, ababyeyi biwe bagomba kuba bahari, ntago rero aya makosa ushobora kuyakora. nanjye ndavuga ati ndamunaniza birangira agiye, yari amporopoje, birangira tugiye kwa mama wenyine kureba. tugeze rero twasanze umwana, akana gatonya gafite nk'imyaka 4 gutyo, zakamuhamagara papa nari ngukumbuye iki n'iki nyine ibintu nk'ibyo. none ndamubwira se ufite umwana? aramwihakana, arambwira ati reka uyu mwana ni uwa sister wanjye yagiye Dubai, rero kubera ko ari njye wamureze yamusize akiri muto yakuze anyita papa iki n'iki. njyewe nza kumenya ko sheri wanjye yihakanye umwana we, nza kumenya ko umwana ari wenda si umuntu umbeshya igihe kingana gutya. imyaka 2 yari iciyeho, wongeye twakundanye mfite imyaka 27, ngira imyaka 29, umbeshya igihe kingana gutya. umuntu akaba ashaka ko dukora ubukwe. nkomeza nkora amakuru, nsanga yanzu si yiwe, n'inzu yakoragaho, n'inzu ari ibintu yari ashinzwemo. imodoka ntago yari yiwe, kandi byose yarambeshyaga karibye. imodoka nza wenda ibyo ngibyo nta n'ikibazo kumenya ko imodoka atari iye, inzu atari iye, nta kibazo, twabiganira tukabikemura. ariko umuntu yihakana umwana we yabyaye, none ubu ngo arimo aranginga ngo dukomeze process zo kubana. ndikose nirohe ngende nemera urwaje mbigenze gute? mwabantu mwe rwose ndabasabye mungira inama, sinzi ukuntu ibintu nabyitwaramo nyuma yuko maze gusanga ko umwana ari uwe yanjye amwihakanya akavuga ikimba mbona ko n'uwanjye twabyaranye nawe yazamwihakana. nukuri ndabasabye mungira inama. anyways guys, this is not my story, ni story y'umufana wanjye wo kuri TikTok, kandi yihangane kuba naratinze kuyivuga. murakoze.